Amemana wowe waraturenze, turinde umujinya wa Satani, turindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa we. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Haleluya we. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ayiwe mwami Mana wowe waraturenze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje. Pelesta yemando zekota, uraturinda ntitwapfa we. Ishimwe ni iryawe we, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Wagaragaje ukunesha kwawe Yesu we, uraturinda ntitwapfa. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Turashuje mwese mukurikirana cyane gutagwa n'Imana TV. Yesu abaho umugisha bagire neza. Ishimwe ni ry'Uwiteka isumba byose. Lala eneta. Kwa tumaze iminsi tutaganira ku ijambo ry'Imana, ariko nta bindi ko tugiyeho n'umurimo w'Imana. Rero dushimiye Imana ngiye kugira ngo tuganire mu byanditswe byera. Imana bishimirwe. Umuririmbyi avuze neza, ishimwe ni iryawe, wagaragaje kunesha kwawe, waraturinze umujinya wa Satani, uturinda mu inosi ishaje. Bene data, inosi nashaje kandi isajishujwe n'amakuba n'ibyago n'ibyaha na Satani wiyoboye. Ntabwo muzi ko Satani uyoboye isi se? Munabimenye. Iravuga ngo ugende wasugushisha no kuko umwanzi agiye gute? Akumanukiwe, wasiwe. Ijambo rivuga ngo wasiwe n'abantu. Ubu twaramanukiwe na Satani. Yaje mbese ngo afite gahunda yo kugira ngo arimbure ikiremwamuntu, ariko turashimira Yesu wamutsinze. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Rero dushimira Imana ko Imana turinda umujinya wa Satani, kuko biravuga ngo ya Satani amakanye umujinya mwinshi, kuko azi ko afite igihe gitoya. Rero ishimwe n'Imana isumba byose watanze Yesu kugira ngo nge nawe duhungire mu rukundo rw'Imana isumba byose no maraso ye. Reka dusenge dushima Imana, uri tugaruke tugane ku ijambo ry'Imana. Imana bagire neza. Data mu izina rya Yesu Kristo uri mwiza, tugushimiye ko turinze turi babi, turinda muntu bwa budasanzwe, kuko hano mu isi nta mwiza ubaho kereka Imana yonyine. Ngaho turagushimiye ko turinze Nyagasani, ukarinda abanyafrika, abazungu n'abirabura, ukarinda abantu batandukanye benshi kubw'urukundo rwawe uhimbazwe. Turaguha ikaze mwuka wera ngo ganze utegeke, kumeze kutoresha imbaraga muri z'ubugingo, icyo duheje imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigiye ritambuka ku mpera y'isi, uzaryumva wese azabone ko kwiza gukomeye kw'imbaraga z'Imana, rizamuhindure kandi rimuhindure musha, kuko ijambo ryawe niryo ritubeshaho buri munsi. Ngaho bana tugere neza, ijambo ryawe rikora bikomeye, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa we. Ishimwe we, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya, haleluya. Imana iratuneshereza buri munsi, kuko biduhiga ni byinshi. Ibihiga ubugingo bwacu n'ubuzima ni byinshi, ariko turashima Yesu utanga ingabo nyinshi ku buzima bwacu amanywa n'ijoro. Nawe ubyibutse mwene data, wibutse aho yakuvanye, wibutse yikurindira amanuka, wibuke kuvana mu bitaro, wibuka ikuvana ku bitaro ugiye kubyara, wowe ndavuga umubyeyi. Mbese buri wese yibutse ku ruhande rwe, Imana yarahabaye ibishimirwe mu ijuru. Turabashimiye mwese mukanda sabone rero.
mukurikirana ijambo ry'Imana kwino channel. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, ibagire neza cyangwa kuno murongo wa channel Gutahwa n'Imana TV. Tugenda tubona ko ijambo ryabaryoheye rwose kandi Imana ikomeze kubagura muri byose kandi bagire neza. Ushaka kuzajya uduha igitekerezo wajya wandika muri comment nta kibazo cyangwa kuduhamagara. Muno rugendo nta wigira, twese tugendera inama kugira ngo umusaruro uboneke mu bwami bw'Imana. Ni byiza cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite intego y'ijambo ry'Imana riryoshye cyane kandi harimo igisubizo cyanjye, harimo icyawe. Ni intego ivuga ngo Imana ikomeze isezerano yagiranye nawe. Imana igira gute? Ikomeze isezerano yagiranye nawe. Imana ibishimirwe cyane. Waba waragiranye amasezerano n'abantu, abantu ntibagume mu isezerano bagiranye nawe, ariko kugirana isezerano n'Imana ni umugisha urenze undi mugisha. Imana itugire neza. Turasoma igitabo cyo Kuva, igitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose, ibice bibiri, murongo duhere ku murongo 23 tuze gusoreza 25. Igitabo cyo Kuva gisobanura ngo abise bava i Misiri cyangwa bava muri Egiputa. Kuva bisobanura kuvaho Imana kuvanye mu mukaga. Nawe mwene data ufite Imana yakuvanye kandi yakuvanye muri ayo makuba, kuvana mu byo byaha nubwo hari benshi bakibirimo, kandi n'amasezerano mwagiranye. Ntabwo Imana kuvana mutagiranye amasezerano kandi ubyibuke ayo mwagiranye nawe. Haravuze ngo Abisirayeli barataka, Imana irabumva. Wataka ku muntu ntakumve, yanakumva akakumvira ubusa, ariko umunsi no gutaka. Kandi buri wese ataka yuko ababaye. Rero witegereza ko ugomba kubabara ngo utake. Yesu cyose cyutabaza Imana nubwo hari n'abababaye ariko utakira Yesu. 23 turavuze ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli bahindishwa n'uburetwa, bakoreshwa n'uburetwa babakoreshaga. Batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo. Nije ntego y'Imana turiho. Imana ikomeze isezerano yagiranye nawe. Yibuka isezerano ryayo. Ubwo yagiranye nande? N'Abisirayeli. Yasezeranye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenye uko bameze. Muvuge ngo amen. Mbega ijambo riryoshye we. Ndafashwe mu izina rya Yesu. Dusome ikindi gitabo cya Zaburi ibice 25 murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4, ubundi tuvuge ku ijambo twumve icyo Imana dushakaho nge nawe, cyangwa icyo Imana igiye gukora hagati yanjye nawe. Wowe unteze amatwi ahuhereye hose. 25 Zaburi haravuze ngo murongo wa mbere, Uwiteka ni wowe nshurira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, singakogwa n'isoni. Abanzi banjye be kwishima hejuru, siko bizaba kwa mutegereza, ntaho uzakugwa n'isoni. Abava mu isezerano nta mpamvu. Umva ikibazo kandi. Imana yibuka isezerano yajyanye natwe, ariko ikibazo twavuye mu masezerano. Abava mu isezerano nta mpamvu. Niwe wazakugwa n'iki? N'isoni. Wumva agaciro kugwa mu isezerano ry'Imana? Harababa mu masezerano rero zigiye kuhakora. Kane haravuze ngo Uwiteka unyereke inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore mu murava wawe, unyigishe kuko ari wowe Imana y'agakiza udukiza kenshi, udukiza kuko ari wowe Imana y'agakiza kanjye. Yego kanjye ni wowe integereza umunsi ukira. Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko washohoze kera kose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore byanjye ni cyangwa ibicumuro byanjye, kuko imbabazi zawe ziri aba ariko unyibuka. Uvuga ngo amen.
umunani avuze ngo Uwiteka uri mwiza uratunganye, nicyo gituma nzigisha abanyabyaha inzira ibacisha bugufi, izabayobora mu byo gukiranuka. Amen. Imana ihimbazwe. Yigisha abanyabyaha guca bugufi, ikabayobora mu nzira yo gukiranuka. Ijambo ni ryiza cyane. Bibiliya rero ivuze neza, twihute tuvuga ijambo ry'Imana. Dusinya amagambo akomeye mu bitabo bibiri, igitabo cyo Kuva havuze ijambo ryiza rikomeye. Dusoma muri Zaburi havuze ijambo ryiza rikomeye naho. Impamvu birivuze ngo yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi Aburahamu niwe Imana yaciyemo yagiye gutamba igitambo ngararangara ngo kirwa n'inkongoro ngo mu kirengarenga ngararangara. Imana iramubwira ati kuko urangaye utabire amaso umurimo wanjye, Imana tuvane mu burangazi mu izina rya Yesu, kuko benshi bararangaye. Iravuga ngo ubwoko buzagukomokaho bwose buzajya mu buretwa imyaka 400, ariko iyo myaka 400 bazava mu gihugu cy'ubunyagano, ndi Imana izabagirira neza. Barenzaho 400 n'indi myaka 30 y'ubugingo cyangwa 30 y'uburangare Imana itavuze cyangwa itanditse. Nuko Imana ituma Mose umugaragu wayo, babanza kumupinga, tuyo Imana ni yahe, aramusobanurira. Mose arabasobanurira ni Imana y'Abaheburayo, akora ibimenyetso by'Imana yamutumye. Baravuga ati Imana yacu iratwibutse, n'andi mateka tuzagarukaho. Ngo abakuru b'Abisiraheli barataka, ngo bajya hamwe barasenga, bari barabyibagiwe. Uburetwa rwa Farawo, nababwiye ngo Farawo asobanura Satani, Egiputa igasobanura isi y'ibyaha. Hari igihe abantu biyacira bakumva ko Satani yakomeza kubakoresha uburetwa paka. Reka da, yewe kanguka, Yesu arahari. Yesu arahari, Yesu arahari. Ngo nuko ngo batakishwa n'uburetwa bugera ku Mana, kuko cyari igihe Imana yibutse isezerano yagiranye na Aburahamu yuko imyaka 400 nishira izarokora ubwoko bwayo. Ariko Imana banje kujya kubibutsa, bari barabyibagiwe. Ya kwibagirwa no kuva mu masezerano, baravuye mu isezerano, bari mu bigirwamana barabyaciriye, mbese bariyakiriye Imana za Egiputa. Rero iyo abantu Satani abayobeje bariyakira bakumva pe ubuzima nubwo, banzure ko kiri mu isezerano ry'Imana, naho Imana ivuganye nawe iracyaryibuka. Imana ihebazwe cyane. Niho ijambo ryavuze ngo Imana ibuka isezerano ryayo yagiranye n'ubwoko bwayo. Haleluya. Jambo ni ryiza cyane mu izina rya Yesu. Yaba ari ikintu kiryoheye n'ijambo ry'Imana ribamo, kandi numva ngo arimo ibyiringiro bundi bushya, kandi nawe gukomeza mu izina rya Yesu. Ngabisire batakishwa, barataka, Imana irabumva. Mwene data watakira isi ikaguhema, gatakira mwene wanyu agafunga amatwi, ariko takira Imana yawe kuremye yo mu ijuru irakuka mu izina rya Yesu. Hashize myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Umwami wa Egiputa ngo yaratanze, himika undi mwami ngo atarigeze kumenya Abisiraheli. Pele baya sasini imando yakata. Reka mbabwire, ibyakugwanyaga byose Imana bihe gutanga mu izina rya Yesu. Bihe gutanga ibyakumenyereye, Yesu arabizi, kuko Imana yagiranye isezerano nawe bidahari. Imana ihembazwe cyane. Reka maze Imana ihamagara umuntu ntikoresha inama. Imana igiranye isezerano nayo n'abantu bayo cyane umuntu wayo, ntigikoresha inama abantu mu isi. Ubwaye nibigambira tuyingiye kujyana isezerano nawe, ndashaka ko nzamukoresha kino, nzamugeza kuri imiryango idahari, inshuti zidahari. None iyo abantu bakurwanya rero ntibazi icyo bavuganye na Kristo, shedome. Rero Abisirayeli bagiye mu buretwa, Farawo atazi Imana avuganye nabo. Hayi we Uwiteka himbazwe we.
ngo batacishwa n'uburetwa bwa Farawo, bambaga amatafari, barya ibitunguru n'ibiki byose, sharabi eneta, bese barya ubusa n'inkoni y'igereza, barakubitwaga. Tajya ngo bambaga amatafari badakubitwa, kandi ukajya gushengera inama ibigirwa barya Egiputa, imana z'abanyegiputa n'igiti, ariko imitima yabo muri bo bumva bagomba kwibuka Uwiteka Imana yabo, bagiraho neza bajya mu gahuge, bumva uburetwa bwa Satani burabarembeje, iby'Imana babyibagirwa. Niyo mpamvu Imana yatumye Mose ngo genda ubwire ubwoko bwanjye konje kubugira neza, ntibanabyumva. Mose akoze ibimenyetso by'ibitangaza, Imana mutumye ibimenyetso bagomba kubona, ngo abakuru b'Isiraheli barabyibuka, bahita baterana. Turabizi, twibutsa ko Imana yavuganye natwe y'Abaheburayo, yavuganye natwe ngo barongeye barataka gusenga, barabiretse ngo barongeye barasenga, bibuka Imana yagiranye n'abisezerano ko izabagira neza, ikabavana mu buretwa ikabibuka. Imana itakwibutse ntawagutabara. Shalama ndoze mine taye banso eneketa, yibuka isezerano ryayo yajyanye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ireba abisirayeli imenya uko bameze. Mwene data izi ko bimeze muri icyo kigeragezo kikurembeje, Yesu azi ko bimeze. Layine mboneta, ubuzima urimo kunyuramo Yesu ngo yabibonye, nubwo abantu batabibonye, kandi niyo abantu babibonye ntacyo bagufashije, ariko Yesu ngo yamenye uko bimeze. Imana ihimbazwe cyane. Aho kugira ngo bimenywe n'abantu baza kukunyega, Imana igira icyo ibimenya mu byo ubikurwanya, imenye ayo makuba, imenye ibyo byaha usaziyemo, igomba kubikuvanamo. Imana ishigwe hejuru mu izina rya Yesu. Ngo nuko barataka, gutaka kwa kugera mu ijuru, Imana ibuka isezerano yagiranye nayo nabo. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero Yesu yagiranye isezerano nawe, ikibazo nuko waba wararivuyemo. Nicyo kibazo Yesu afite. Zaburi havuze ijambo ryiza, reka twihute. Havuze ngo aye gutava mu isezerano nta mpamvu. Siko bizaba kwa mutegereza, ntawe uzakugwa n'isoni. Abava mu isezerano nta mpamvu, niwe uzakugwa n'iki? N'isoni. Ntabwo bava mu isezerano. Abisirayeli bavuye mu masezerano barenzaho imyaka 30 kuri 400, kandi 30 ntabwo Imana yayivuze, yavuze imyaka 400, bo birengerezaho 30. 30 si myinshi iri mu buretwa, uwatawe ntabageze kure. Reba nawe kutavuye mu isezerano, ukaba uri mu myaka y'uburetwa, imyaka y'ibigeragezo, kubera uburangazi, kubera kuva mu isezerano. Rero ikivana mu masezerano mu bantu, icyambere gutakaza ibyiringiro Imana, gutakariza Imana Uwiteka. Abantu batakarije Imana neza, noneho bayicizera abantu n'isi. Abantu umuntu araguhinduka amasegonda, ukibaza yaba ari wawe, undi ukibaza. Umuntu agukora ubugome, ukibaza ko ari wandi wakugiraga ijambo ryiza. Ariko Imana Data twese mwiza, ukiranuka kurusha abantu. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Mwongeye mu mutumbire Yesu, niwe bendera ryacu twebwe abagize gute? Abakijijwe. Niko muri byavuze. Mbega ijambo ryoshye we. Numva Yesu anyemeza ko muzi imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Haleluya. Imbere ya ntebe zahagararayo, zaba njyanye iminyago nyishikirize Yesu. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Imana ihimbazwe cyane. Bibiliya ivuze ijambo ryiza rikomeye. Terebo ya Sasirima, abisirayeli baratashijwe n'uburetwa bwa Farawo n'abanyegiputa babakoreshaga. Uyu munsi ni Satani urimo kugira uburetwa abantu, uburetwa bumaze abantu bw'ibyaha, uburetwa bw'ibigeragezo Satani yazanywe ni byinshi. Ariko takira Imana, tabaza Uwiteka bundi busha, twongeye duhamagara ijuru ritaba. Zaburi havuze ijambo ryiza rikomeye. So muri Yobu nako haravuze ngo ninde watabaza wo mubera? Nta wundi wo mubera ni Yesu Kristo.
niwe wera kurusha byose. Shadomenema ngo watabaza mubera ninde? Abisirayeli batabaje Uwiteka arabarengera kuko nta kirengera bari bafite kereka Imana yonyine. Rero na mwene data mu rugo rwayo ufite nta kirengera ufite, abaganga barananiwe ariko Imana ntabwo yananiwe. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Iyo Satani agerageza abantu abagira ngo bavane ku Mana babone ko Imana nta kimaze cyangwa nta gishoboye, ariko yarivuye ngo n'Imana ishoboye byose, ntabwo Imana igiteshuka ku ijambo ryayo yavuze. Ni twebwe dutegusha gusa tukava mu masezerano nta mpamvu, kandi iyo umuntu avuye mu masezerano atanga impamvu nyinshi ngo Imana yatinze kuntabara. Urabona ibyo Imana ibyagiye bimbaho Imana ireba, azana impamvu nyinshi, kandi ijambo rivuze ngo nta kuva mu masezerano nta mpamvu. Impamvu zabaye nyinshi kandi imbere Imana ikabona ko nta mpamvu zihari. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Muri ibyo yavuze ngo nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Muraryibutse? Nta bya none taya byantanya nande sobema n'umwami Yesu, kuko Yesu niwe ugenga ibihe, kuko Yesu nugena byose. Taya boshine mando ya takata, nubwo ari byo na Satani agena, kubera ko abantu bamuhaye umwanya cyangwa bamwumviye akakugenera ibihe Imana itanasinye. None se nk'umuntu baroga kugira ngo bamuvanyemo inda, Satani amutwaremo inda, ni Imana ivuga ngo genda uvanemo inda z'abantu? Reka da. Satani agenera ibihe by'abantu Imana itanasinye, Imana ikabireba ariko idafitemo uruhare. Yego, ariko icyo bivuze ni iki? Buri kintu cyose nta kiba Imana itacize, ahubwo banza urebe Imana igifitemo kashi yayo, tobeneta, cyangwa igifitemo urutoki rwayo. Urutoki ntabwo muzi agaciro k'urutoki rw'Imana. Tuzavugaho ubutaha. Rero icyambere kiri ngombwa, Zaburi yavuze ijambo ryiza. Dawidi aravuga ngo avuta mu isezerano nta mpamvu. Abantu baba mu masezerano nta mpamvu, mwongeye musubire mu masezerano ya eleboneta. Iyo umuntu agiye mu byaha bave mu isezerano, iyo umuntu arimo kujya ku bugirwamana ajya kuraguza atarekera, abave mu masezerano. Iyo umuntu yirwanya mu bidatumaro byinshi, abave mu masezerano. Iyo umuntu yatakaje kwizera akabona ko Imana nta kimumariye, abave mu isezerano. Rero se abantu bazanye impamvu nyinshi bava mu isezerano nta mpamvu imbere y'Imana. Ngo so ngo nzagukora utamvana mu bukode. Yesu azaza bari mu bukode baje. Ntago abantu bose bazatabarwa rimwe. Abantu Imana izajya itabara uko ishaka, ariko navuze ngo Yesu azaza abantu bose baratabawe. Reka da, ntago byabamo. Reka da, ntibizanashoboka. Ushimira Imana ikizaba yarakoze, ariko ntago abantu bose Yesu azaza ngo bafite amamodoka, bafite amazu yabo, ntago byavamo. Reka da, reka da. Ni byiza ko Imana yayiguha ukabishimira Imana, ariko ntago bivuze ngo kuba itarayiguha ngo Imana nta kimaze. Reka da. Ngo kuba utarabona akazi ngo abandi bagafite ngo nzayikorera gute se, nzarya iki? None inzira z'Imana suzaho uko zingana wowe. Abantu bazanye bava amasezerano nta mpamvu, bazana impamvu mbere ya Kristo, kandi mbere ya Kristo nta mpamvu nimwe habe namba. None abakobwa bajya bantangaza ngo Mana, ngo n'umugabo mwiza ukankora ubukwe bwiza nzagukorera rwose. Mo kagira Imana niyumvira sha. Nuvuga ngo ushize Yesu impamvu yuko itarakora ubukwe, niba itarabukora nzayikorera ngaho sha. Nose umupagane ko yabukoze katayikorera. Ariko kagira Imana. Rero icyambere kiri ngombwa gukorera Imana, ntago uzana umutego imbere ya Kristo, kuko ntago warusha Yesu ko yagutega. Sibyo? Rero iyo abantu bazana imibare imbere ya Kristo, ntago bazi ko Imana ifite imibare kurenza abantu. Nta n'umuntu ufite ubwenge bungana n'ubw'Imana, hano uzanabaho. Reka da, reka da, nta uzanabaho. Ni Yesu aduhaye ubwenge aduvunguriraho, ariko ntago yaduha ubwenge nk'ubw'Imana ngo bishoboke. Kwa kwihimbaza tukumva turi Imana. Muri buka Herode ngavuga nk'Imana itimugubanye. Reka da. Imana yikore hakiri kare, waba utarashaka waba warashatse yikorere, kuko icyambere kiri ngombwa kujyana amasezerano n'Imana nicyo kintu gihambaye kandi cy'umugisha gikomeye kurusha abantu. Abantu tujyagirana amasezerano tukayasesa cyangwa tukayacamo cyangwa agateshwa agaciro, ariko amasezerano y'Imana lebo eta abahamye mu ijuru n'umutima w'Imana
kandi bafite icyo bita imbaraga zirenze abana b'abantu. Niyo mpamvu umuntu uzivanga mu isezerano ry'Imana umuntu uzaba ufite akaga, uzarizira. Uwo abantu bivanze mu masezerano y'abandi y'abantu kandi bagiye gukutwa kubera ko bivanze mu bitabareba. Imana ijyana n'isezerano n'umuntu wayo, umuntu akaza kwivanga muri yo. Muraje mukubitwe sha. Banza ucunga izamu ryawe, urebe isezerano ryanye na Kristo uko utarivuyemo. Urajya mu y'abandi ushaka miki. Warivuyemo none uragira ngo usasanye n'iry'Imana yagiranye n'undi muntu cyangwa n'abantu. Uzabizira. Biranditse mu ijambo ry'Imana. Perebo shinema. Ngo Mose baramugambanira. Kuko Imana yamuhamagaye badahari. Erebo eta. Mwibuka Imana ihura na Mose ku musozi arimo kuragira intama za se. Arimo kuragira intama za sebukwe, sore. Imusanga mu gihugu cyaka, mu ruraka. Ngagiye kwegera avuga ngo reka ndebe ino shano. Ngabonye igihugu gikongoka ntigisha n'igikongoke. Ngo naho Imana yamuziye. Bari babiri gusa. None Abisirayeli barenzwe. Burya umurengo ngusiga inzara koko. Ngo bamaze kurengwa baramugambanira. Baravuga ngo niwe Imana yavugisha nyine umutambyi. Yavuga ngo rero buri wese yishakire icyotere cye cyangwa igitambo cye, Imana izigaragaza uwo Imana yatoranyije. Baramugambanira, barashize man, Imana yabamaze. Abantu 200 bose rabacukurira. Abandi batwikira mu ihema barashira byose nibyabo. Kubera iki? Bari bivanze mu isezerano ry'umuntu kandi bitemewe. Ntabwo byemewe. Kujya kumenyera umuntu mu isezerano ry'Imana, ufite akaga urimo kwikurira akaga gatoroshye. Gatoroshye ariko. Ahubwo banza urebe isezerano ryawe wagiranye n'Imana, urebe kuricunga neza. Nongere mbibutsa ahandi. Mwibuke Farawo. Ngo Farawo ngo abanemo kugira ari benshi. Muze tubarimbure. Umwana w'umuhungu azavukamo umuhonyoro. Nimwibuka Farawo byamuhoye n'abanyegiputa. Murabyibutse? Ku nyanja murabyibutse. Bivanze mu masezerano y'Abisirayeli batabyemerewe. Umuntu urwanya isezerano ry'Imana ni Satani, ariko yajya akoresha abantu umuntu akarwanya isezerano ryawe. Ntacyo mupfa mutaramwibye, akarigwanya gusa ngarirwanya. Rero nta urwanya Imana. Kwanyira Imana. Kuko isezerano ni Imana. None urimo kurwanya Imana uvuganye nanjye, uzahagwa rero. Abakurwanya barwanya isezerano ryawe wagiranye na Kristo bafite ibibazo toroshye. Wowe cunga izamu ryawe gusa. Ready enema. Ntuve mu isezerano nta mpamvu. Abazakurwanya muri iyo sezerano bazashira. Nuko bimeze. Kuko isezerano ry'Imana ryana umuntu haba harimo umugisha abantu batabona batanazi. Kandi Imana kugamba muri iryo sezerano kirakomeye kurusha abarirwanya. Rero kugira ngo iguhombe ngizaguhombye. Murabyibutse? Rero korera Imana hakiri kare ariko uri mu isezerano ry'Imana. Abantu bakorera Imana batari mu isezerano nukugasa mu caca barakorera ubusa. Iyo tuze mu isezerano kugwa mu gakiza gakiranuka, mu gakiza k'imbuto. Yaranangaje umuntu avuga ngo imbuto Imana avugaga ngo nuko umuntu ngazi kureba neza mu mwuka hanura neza, ariko uyobeberagwa no kuko Imana. Ngo umuntu akora ibyo asambane ubwo muraza kumwibuka agenda bivuga kuri YouTube hose. Ngo umuntu ngo afite yerekwa ryagutse ngareba neza ngakareba mbese icyo ukeneye Imana ishakaho ngagahanura neza ngo ngo n'ufite imbuto nziza ngo naye abakora ibyaha bimeze gute. Yewe data we mbega gufa ku muntu. Abantu bagiye mu heneberi neza barunduka. Imbuto z'agakiza n'ukwirinda ibyaha ntago ari kubijyamo. Ubuhanuzi kuguhanura ngo Imana ikoze ikibirana sohoye nta bihure no gukizwa. Kuko na Satani ajya sohoza ibintu kugira ngo akurure benshi. Nose muzi ko impamvu Satani abantu bamukunda babana bakunda Satani nuko batabyerura. Ntago mwari mubizi baramukunda pe. Impamvu bakunda ibyo cyane. Iyo umuntu akunda ibyo umuntu abamukunda rero. Uzareba umuntu yubuje umuntu ngo waretse kwambara mini yanakurega da. None mini nizande mwibutsa nyirazo. Murabyibutse. Abantu bakunda Satani pe 100%. Benshi kandi igice cyose cy'isi yose. Kandi mukanya ngo ni inshuti z'Imana. Baba inshuti na Satani abantu pe. Kubera iki rero? Bakunda ibye.
yego. None se reka mbaze mbabwire, iyo umuntu yakunze umwana ntabakunda na nyina cyangwa ababyeyi be? Ariko se umuntu yanze umwana yabakunda ababyeyi be? Reka reka. Rero iyo ukunze ibintu by'umuntu uba umukunda nawe. Ntibakajya bababesha rero. Yewe umuntu ajya gusenga kumva yambaye ubusa, mbese Satani amukunda cyane cyane. Ariko kuko iyo wanga umwanzi wanga n'ibye. Kandi birera avuga ngo nta ukeza abami bangahe babiri, ngo ugomba gutenga umwe ukamureka undi ukamukunda undi ukamwanga, biranditse. Rero Yesu adufashe, kuko Imana yagiye isezerano natwe ariko benshi barivuyemo. Ntabwo Imana izakwibuka ngo igutabare kandi reba ko wavuye mu isezerano. Imana yakomeje ko izagutabara, ariko isezerano ryo kuvuga ngo uzayubaha warivuyemo. Ku isezerano ko bavuze ko uzayikorera warivuyemo. Isezerano ko uzahora ngo uri umukiranutsi uri inyangamugayo wabivuyemo, usigaye umeze nk'abandi. Imana ngo yibuka isezerano yagiranye n'ubwoko bwayo. Mwene data irakwibuka. Dawidi avuze neza ngo utava mu isezerano nta mpamvu. Ntabwo wavuye mu isezerano uzana impamvu nyinshi z'ubuzima, uzana impamvu nyinshi z'ibigeragezo, uzana impamvu nyinshi ko Imana itaragutabara, kandi nawe uri bwo kubyumva urabizi. Ongera ugarukire Imana, we kumera nk'abo bantu bakunze ibya Satani kuko bakunda ibye. Biretse tuzabatangaza ubutumwa dufite butoroshye bukomeye, burahari cyane. Turashaka gushyira ku mugaragaro bya Satani pe byose. Ukizwa agacizwa, ukomeza gukurikira Satani akamukurikira, kuko hari inzira ifunga n'inzira ngari. Imana yatanze inzira ebyiri rwose, inzira y'agakiza cyangwa ikitiramo inzira yo kurimbuka. Ubwo rero hitamo ikizatuma ubugingo bwawe burokoka hakiri kare, kuko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi mwene data. Rero Dawidi avuga ijambo ryiza, niwo ncurura umutima, niwe Mana yanjye niringira, sinzakugwa n'isoni. Mwene data, wiringiye iki? Niki wiringiye ku buzima bwawe? Ni amashuri, ni imyambaro y'imyiza, ni imiryango, shadobefo, ni akazi, ni iby'ubutunzi ufite? Reka da, ibyo n'umuyaga utumuka. N'umuyaga utumuka. Ongera wiringira Imana, nizakugira neza ntuzakugwa n'isoni. Izi soni birivuga ni igihe Yesu azaza gutwara itorero, hari abazakugwa n'isoni uwo munsi. Kuko isoni ziratandukanye, nubwo riri mu ijambo ry'isoni, ariko isoni ziratandukanye. Isoni ziratandukanye mwene data, ziratandukanye. Uwabenzwe azi ko agiye gukora ubukwe ategwa n'isoni, agira isoni, isoni zizamujeho. Wabuje neza? Uwafashwe asambana n'umugore cyangwa n'umugabo w'abandi aba ahuwe n'isoni. Ariko izo soni Bibiliya ivuga ni isoni abantu bazibwira ko bagiye kubona ijuru kuri finale ukaribura. Kubera iki? Bakunze ibya Satani, bava mu isezerano ry'agakiza bajya mu bya Satani, ngo uwo munsi isoni zabakora, ngo bari gutanga mu isezerano nta mpamvu. Rero abantu bazanye impamvu nyinshi, ngo ntabwo nakorera Imana ngo n'umukene. Ariko ninde wababwiye ko gukorera Imana kuvuga ngo umuntu afite amafaranga? Kwaba uyafite umuntu arayikorera, waba utayafite umuntu arayikorera. Rero ntabwo Yesu aguhamagara bitewe n'icyiciro ubamo. Hano mu isi hari ibyiciro by'ubudehe, hajya babyize ngo ni icyambere n'icya kabiri, simbyibuka. Ariko icyambere kiri ngombwa, ntabwo Yesu ahamagara bitewe n'ibyiciro. Reka da, icyiciro ubamo Yesu ntacyitaho. Yesu yita ku mugambi Imana gufiteho, akita n'umutima wawe uzayungukira. Naho ibindi byo kuzana iby'byiciro ngo nzakorera Imana nanjye numva ameze neza, reka da, barakubeshye kabisa. Reka da, ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo ibyo bishoboka. Imana itugeneza mu izina rya Yesu. Rero mwene data, ongera ube maso, kuko ibyatumye uva mu isezerano birahari. Imana ngo yatuze gutabara, nanjye ndabiretse. Yesu yavuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Byabagushije we, Imana tubari twese utunganye. Ibya Yesu byagusha abantu benshi. Yaravuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha, none byabarambaraye bave mu isezerano. Ongerewe amaso rero, utumbire Yesu wenyine, kuko aje kuguhemba. Nubwo aje guhemba no guhana, Imana ifite umujinya bese abantu banze kumva shaka. Abantu bigize ibyigenge, bese bigometse ku Mana bagira ngo bambikanye amasambu.
uzareba ba bantu amasambu yegeranye bapfa amasambu bahora bahanganye ngo undi ngo wandengereye ngo undi wandengereye rero wagira ngo Yesu abantu basangiye isambu bigometse ku Mana mbese wagira ngo yarabambuye ariko kagira Imana yewe data we Imana idufashe duhereza mu izina rya Yesu. Rero mwene data ongera uce bugufi niko ijambo ryavuze ngo Uwiteka ni mwiza aratunganye ngo icyo umutima yigisha abanyabyaha akabacisha ku bugufi akabura inzira yo gukiranuka. Imana igihe yongeye icisha bugufi imitima yacu yongeye icisha umutima bugufi kuko abantu bishize hejuru bava amasezerano pe bakumva iby'Imana babwira kugira ngo urabatutse bakumva urabatutse ni ikibazo. Rero Yesu aracyakora, umucyo wa Kristo uracyakora, imbabazi z'Imana ziracyakora nubwo abantu baziteje agaciro. Nene kude stai mandore mandoze kuta. Haleluya haleluya. Abiseye badataka ng'Imana ibibutse isezerano yagiranye nabo. Abantu bibagiye isezerano bajya bajyanye n'Imana. Abantu bahize imihigo babereka barahiga ntibahigura. Abantu baseze iby'Imana yababwiye irabisohoza, ariko icyo basejeje Yesu ntibagikoze. Baraye ko bazakorera Imana, baraye ko bazakiranuka, ko bazayishimira, ko bazafasha gupfugira apfakazi. Reka dabariraye barabyihorera. Ongera ugarukira Imana, ugaruke mu isezerano ry'agakiza. Yesu aracyakora mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana mwene data uvuye mu isezerano urahazi, ariko Yesu aracyakora imbabazi. Wabarangizaho imyaka y'ibigeragezo y'uburetwa kubera uvuye mu isezerano ry'Imana. Ngo ibya Yesu bijya barambiye bagiye. Abantu barambiye ibya Yesu bararambiye pe bararambirwa baragenda. Kandi ibyo Satani ashaka kugira ngo turambirwe. Kugira ngo turambirwe. Simiyoni yaravuze ngo ntago naye kuzapfa natari umwana w'Imana. Aravuga ngo noneho ngo sezera umugaragu wawe. Ariko ndafashwe no kurw'Imana. Pe yarategereje atuvuga ati nzaterura Yesu kuko nasezerwe n'Imana ko nzatera umwana w'Imana. Aravuga ati rero sezera umugaragu wawe, isezerano rirasohoye, Imana ihimbaza. Abantu barambiwe rero isezerano ritasohora. Kuki mwarambiwe agakiza Yesu ataraza? Mwarambiwe Yesu kandi umurengezi wacu. Ni ijambo ryavuze ngo Uwiteka no mungiyeho singakogwa n'isoni no niringiye. Abantu biringiye byinshi, biringira ibigwamana, biringira amafaranga, biringira ubwenge bwabo, biringira abakome, baraje bakoze isoni. Mwakwiringiye Yesu mu ijuru wadupfire ku musarego rugotaka tugira ibambe turi babi, nubwo na n'ubu tukiri babi, ariko imbabazi mazi gihari. Ongera winginga Imana ubugingo bwawe bwongere bwezwe, wongere ugira isezerano na Kristo y'Imana, kuko Imana ntago igira isezerano ryayo. Kireka twebwe iyo turivuyemo ahubwo nibyo bidukurira akaga. Reka dusenga Imana, Imana kugirira neza mu izina rya Yesu. Aho wave mu isezerano hazi, aho ateshutse uburetwa uri murabuzi, nta wundi wagutabara atari Isumba byose, nta wundi wagukiza ubwo burwayi, nta wundi wakuvanaho izo mbaraga z'inyatsi, nta wundi wagutuma usinzira urara udasinziriye, ariko Yesu ajya atanga amahoro. Abantu babuze amahoro, ariko Yesu nutanga amahoro mu izina rya Yesu. Mana turagwishimiye kuri mwiza, urero urakiranuka, turasenze. Rengera ubwoko bwa Mwami, rengera imfubyi n'abapfakazi, rengera enema abatishoboye, rengera bava amasezerano, baha imbaraga zo kugaruka mu isezerano ryawe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Twarateshutse meneta ya sinema, tuvana uburetwa bwa Satani, tuvana uburetwa bwa karande kinara Yesu reboshi enetaya. Rengera Mwami Mana dobe shinema, ubwoko bwa mwisi buri mu kaga gatoroshe. Satani mukoresha benshi uburetwa bw'ibya n'ibigeragezo, ariko Yesu umucyo barasira. Haleluya, lato beshi enetaya mandoze nema, uretwa bw'ibyaha bumaze abantu, ariko Yesu batarure bavane mu mwijima w'icuraburindi mu izina rya Yesu. Urukundo rwo no kwera kwawe kongera kugaruka nk'Imana. Haleluya, ngo bagire neza. Harabazanye impamvu nyinshi mu isezerano, harabahize nibahigura, abo bose bagarukeho. Harabaseye ko bazakiranuka, ko bazagukorera ntibabikora, ariko Yesu bagarukeho mu izina rya Yesu. Bagire neza kugira urukundo rwawe, wongere Mwami bagaruke mu isezerano ryawe. Ngo basoje bagire neza, tusenge mu izina rya Yesu Kristo Nazareti kubikoze, amen.
Imana yaberebaho umugisha, ibagere neza, nakagaruka mu ijambo ry'Imana, guma mu isezerano nta mpamvu, kandi Yesu aje guhemba no guhanura abizi, kandi maje gukizwa uburetwa umaze mu gihe kirekire, ntago nzi uko bungana, ntago nzi uburetwa bungana, ariko Yesu arabizi. Ijambo ryavuze ngo Imana ibenya bisemenye ko ameze, Yesu arabizi. Ahubwo umeze uti mu maso y'Imana, ko Yesu yavuze ngo azukumeze. Lalo eta. Yesu akugire neza, kandi wakira ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Amina.